Yesu ashimwe. Mugire kwihangana nubwo nabuze umugabo wanjye, namwe mwabuza umwana wanyu, umuvandimwe wanyu n'inshuti yanyu. Twese dukomere. Guhagarara hano muvugaho ntago byoroshye, kuko ntago twabitekereje vuba dutya. Twumvaga ko bizaba, kuko twese niyo nzira. Kereka hari abazagirirwa umugisha wo kugenda nk'uko ba Eliya bagiye, ariko sinzi niba ubu vuba bizaba, kuko mbona isi yaranduye cyane. Ntabwo mvuga byinshi kuko abenshi bagiye bamuvuga, nkumva bamuvuga uko muzi, usibye ko hari ibyo batabonye kuko batabanye nawe nk'uko twabanye. Kumuvuga ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Uko yakuze nuko yagiye abaho, ababyeyi be barahari barabivuga ko nubwo bari inshuti z'umuryango, ntago njye nari muzi, ntago nagiraga umugisha, ntago mbizi nari umugisha, ntago nagendaga cyane ngo menye abantu. Ubwo abo tutabaga twahuriye mu rusengero, ku ishuri no mu kazi, ntago napfaga kubamenya. Bwa mbere mpura nawe hari muri 2018, nibwo nari mwumvise. Murumuna we wamuhaye nimero zanjye, yambwiye ko twahuye tugenda mu nzira, batunyuraho na muzehe na mama we bari mu modoka, barahagarara ngo baduhe lift, ariko turanga, kwanga kwinjira. Abaza papa we bari kumwe na mere, aramubaza ngo uriya ninde? Baramurangira, bamubwira ko ari kwa mama Denise, kuko we yari amuzi, ariko njye nawe ntago twari tuziranye, kandi abandi bavandimwe banjye bose bari baziranye. Abirekera aho, ngira ngo yanze kubereka ko hari ikintu cyabaye mu mutima we. Ajya kureba murumuna we Prince aho yakoraga, amusaba nimero yanjye, arampamagara. Prince niwe wampamagaye, we ntago yahise ampamagara direct. Prince arambwira ngo nshaka kuvugana na mukuru wanjye. Ndamubaza ngo mukuru wawe ndi, kuko Prince we twari tuziranye. Arambwira ngo papi. Ndamubaza nti se aranzi ko njye ntamuzi? Arambwira ngo arakuzi. Ndavuga nti ubwo ashaka ko tuvugana iki? Arambwira ngo arakikwibwirira. Arampamagaye arambaza bite, ni byiza, amakuru ni meza. Ngira ngo nawe yabuze icyo ambwira nk'abantu bataziranye. Arambwira ngo Prince arampa nimero zawe, tuzajya tuvugana. Ndambwira nti nta kibazo. Umunsi ukurikiyeho yarampamagaye mu gitondo, ndimo njya mu mujyi sinayifata. Nimugoroba arongera arampamagara, ndayifata, arambaza amakuru ni meza. Mu rugo bameze bate? Bameze neza. Ku ishuri biragenda. Ubwo ikiganiro kirangirira kuko ntitwari tuziranye pe. Undi munsi ukurikiyeho arongera arampamagara, arambwira ngo ko ngushaka, twabonana dute? Ndamubaza nti uranshakira iki? Nzakikubwira turi kumwe. Ndamubwira nti nta mwanya mfite, ariko wa gatandatu mva ku kazi bwije nkahitira ku ishuri,
naba ntagiye ku ishuri umwanya wundi ukajya muri korari ntago byoroshye. Arambwira ngo niyo yaba iminota mike nta kibazo. Ndamubwira nti okay, ejo ku cyumweru ni amateraniro, nituva mu materaniro nzajya ku ishuri. Mbere yuko njya ku ishuri, hagati y'ishuri n'amateraniro uzafatemo iminota mikeya. Arambaza ngo ingahe? Ndamubwira ngo 10. Arambwira ngo nta kibazo. Mvuye ku ishuri, mvuye ku rusengero, arambaza urateranira rya kangahe? Ndamubwira irya mbere. Arambwira ati twatahana? Ndamubwira hoya, ndataha nkuko nsanzwe ntaha, nshaka kubanza kunyura mu rugo mbere yuko nsubira ku ishuri, nkafata umwanya mutoya mu rugo, nsubiye ku ishuri nibwo twavugana. Twarahuye nko mu ma saa 7, ishuri ryatangiraga saa 8. Arambaza duhurire he? Ndamubaza nti uri he mpagusange? Arambwira ngo nageze hano ku ishuri ryanyu. Ndamubwira ndaje. Ndamanuka twicara mu modoka, dukata asa nk'ushaka kujya kuri hoteli kuko ku ishuri hari hegeranye no kuri Fatima. Arambaza nti twaganirira hano ko ariho hafi? Ndamubwira nti hoya, ngira ngo atinye ko ntashaka kujya muri hoteli. Arambwira ati se twajya hirya ho gatoya Nyakinama, naho hari indi hoteli nziza? Ndamubwira nti hoya, icara mu modoka umbwira ibyo ushaka kumbwira, ndakumva nanjye ngusubize bidafata igihe kinini. Arambwira ati se turaba turi he? Ndamubwira ni parika hari iruhande rw'umuhanda. Niwo munsi wa mbere twari duhuye njye nawe. Inshuti zanjye zirabizi, abo twagiye abagiye badusura, story yacu y'urugendo rw'urukundo na fiançailles barayizi. Yaraparitse, ndamubwira nti ubyibuke ko ari iminota 10. Ahita ambwira ngo nitwa Papi, menya utarunzi, nanjye ntabwo nari nkuzi. Ndamubwira gakubwo twamenyanye. Ahita ambwira ngo nakubonye ejo bundi mutashye na musaza wanjye, twari tuvuye mu mujyi ndi kumwe na musaza wanjye witwa Gogo, nawe ari hano, David. We ariko yaramuzi, njye ntabwo nari muzi. Narakubonye numva ndagukunze. Ndamubwira nti ukunda umuntu ubonye bwa mbere utanazi? Arambwira ati nanjye sinzi uko byagenze ariko byabayeho. Ndamubwira nti okay. Ndamubwira nti njye rero ntabwo nahita ngukunda kuko sinkuzi. Arambwira ati ndacyakubwira, ati njye naragukunze kandi nshaka ko tubana. Kuri uwo munsi wa mbere nibwo twari tubonanye. Icyo gihe nari nkiri 2018, nari ndi gusoza uwa mbere university. Ndamubwira nti urakoze kugisha ku ngingo, nanjye rero ntabwo ndageze igihe, nzashaka byibuze nsigajemo nk'isomo rimwe cyangwa 2 ngo nsoze. Ndamubwira nti ubwo genda, niwumva uzantegereze, nanjye igihe nikigera nzaguhamagara. Ahita ambwira ati cyangwa ufite undi? Ndamubwira nti mu minsi ishize yarahari ariko nabonye tutabana ntawe uhari. Ati ariko ubu iki si cyo gihe, ubu nafashe gahunda n'ubundi sinshaka guta igihe, ninsigaza amasomo make uhari nanjye mpari tuzahura, niba waragiye uzahura n'uwawe, nanjye nimba naragiye nzahura n'uwanjye. Twatandukanye uko. Arambwira nta kibazo. Arambwira ati ariko byibuze ninzajya nguhamagara ujye witaba. Ndamubwira nta kibazo. Aho hari muri 2018
akajya ampamagara mu gitondo narazindukaga, aho nakoraga byasabaga kuzinduka, yampamagara simwitabe, akongera akampamagara nimugoroba, nigaga nijoro nkiga na weekend kuko icyo gihe nari ndimo gufatanya bachelor na CPA, akongera akampamagara nijoro nabwo ndi mu ishuri simwitabe. Ejo kumbanywa nkabyibagirwa. Urumva umuntu mutaziranye akubwiye ngo mushaka kubana udafite gahunda ntago byitaho. Tubana uko tugeze aho tukavugana amagambo ane. Abadusuye bose barayazi, yajyaga ahora yasubiramo, kambaza biti ni byiza, amakuru ni meza, mu rugo bameze bate, bameze neza, ku ishuri biragenda, yego sawa bye. Twabanye dutyo, ariko noneho Imana ikajya ihora imbwira abantu twizera bitandukanye. Ntago mbabwiye ngo mwizere nkuko nizera, ariko njye nizera ko Imana ivuga. Imana irakora na Satani arakora. Imana ikajya imbwira iti iki nicyo gihe. Ubwo twari dutangiye kugira 2019. Iki nicyo gihe. Nabaga muri association z'urubyiruko, haba ku rusengero, nabaga muri korali kandi ndi umwe mu bayiyoboye. Ku ishuri naho nabaga muri societe z'urubyiruko, hazaga abantu benshi. Pare wanjye arahari nguyu, na Marene wanjye n'uyu mpagaze iruhande. Nabagishaga inama cyane kuko najyaga mvuga nti sinzajya mu rukundo amaso yageze mu rukundo ntareba. Ariko iyo ufite abantu bagukunda kandi nta zindi nyungu bagufiteho, bagufasha kureba ibyo utarimo kubona. Abantu benshi banteretaga, pare wanjye arabazi, n'undi mu pasiteri umwe watuyoboraga. Ntago nabibabwiraga kuko ari abakristo, nawe bibabwira kuko ari inshuti zanjye kandi nzi ko banyifuriza ibyiza. Imana ikajya ihora imbwira ngo igihe kirageze. Mbaza musaza wanjye na mukuru wanjye, papi bari baramuzi kuko bo bagendaga iwabo, njye ntago nari muzi kuko ntago nahagendaga pe. Ndababaza nti, nabanje kubaza mukuru wanjye, ndamubaza nti papi uramuzi? Arambwira ngo ndamuzi. Ndamubwira nti uramuzi neza? Ngo ndamuzi neza. Ndamubwira nti ameze ati? Arambwira ngo ari cool. Arambwira ngo ari cool, ni umwana mwiza, ari flexible, atimereye nk'umuzungu. Atajya ava i Kigali yiyambariye ikabutura, yitwikiriye ibikoyi, akaza akajya mu gikoni. Ndamubwira nti ye? Ndamubwira nti ikabutura? Ati ni umusirimu pe. Ndamubwira nti ntago ari type yanjye. Ariko mpita nanabimubwira, arambwira nti ntugakomeze ibintu, ati ni umwana mwiza pe. Ndamubwira nti ntago ari type yanjye mu mutima, ariko nawe ndabimubwira, ndamubwira nti ntago ari type yanjye. Baza musaza wanjye, we yari mukuru, basa nk'abangana. Ndamubaza nti papi uramuzi? Arambwira nti ni umusirimu, ni umusitari, yoroshya ibintu byose. Ndamubwira nti ntago ari type yanjye. Kuko urumva umuntu wampamagaraga gutyo tukavugana amagambo ane, nta handi twahuriye uwo munsi gusa. Dufata inzira tujya gusenga, njyana n'uwo mukuru wanjye na musaza wanjye. Ariko nkaba nari mfite izindi choice, numva nabwira Imana nti nyobora, umpa ubwenge, ntabwo nshaka ko hagira umuntu uzampanurira ngo n'uyu nguyu, kuko urabizi ko ntazabyemera. Wowe unyobore. Tugiye gusenga, umumama twasenganye arambwira ngo igihe cyawe ni iki? Ti wowe na musaza wawe ubukwe bwanyu buzabukurikiranye, kandi musaza wanjye we yari amaze kutwereka umugeni. Twari tugiye no gusengera ubukwe bwe.
arangije arambwira ngo mu bantu ufite bose nta wawe urimo, uwo uri kwegeza inyuma udashaka niwe wawe. Yaratashye abibwira mama, tukamucecekesha njye na mukuru wanjye, tukamubwira ngo ntabyo bavuze. Agakomeza abivuga, tukamubwira ngo ntabyo bavuze. Bibaho tugeze ubwo twari turimo dusoza 2019, 2020 twari tukivugana kwa kundi bisanzwe, bite ni byiza, amakuru ni meza, nta bindi, nta handi twahuriye. Musaza wanjye akora ubukwe. Muri ubwo bukwe bwa musaza wanjye atarakora ubukwe, pape arongera arampamagara arambaza ngo haryo ugeze mu wa kangahe? Ndamubwira nti ndakiga. Ndamubwira nti ubu nibwo ngiye kwinjira wa gatatu. Ati se ntabwo igihe cyawe kiragera? Ndamubwira ntabwo kiragera. Okay. Aragenda arongera ajya mu bye. Ubukwe bwa musaza wanjye araza arabutaha. Byari bisanzwe, ntabwo yabutashye kubera njye, yabutashye kuko zari famiye z'inshuti ziziranye n'ubusanzwe. Ariko ubwo urumva wenda hari harimo na motivation. Tugeze mu kwa kane, ubukwe bwa musaza wanjye hajemo ibintu bya covid busa nk'ubutinze, amashuri arahagarara, ariko ijwi rirambwira ngo iki ni cyo gihe. Harimo ibyo nagiye ntaruka ariko si ngombwa. Nari ndi mu kazi, ndamuhamagara ndamubwira amakuru, umeze neza? Yego. Ndamubwira nti uracyari tayari? Ndakeka mama we twarabimubwiye, abashuti banjye cyangwa abandi bantu bagiye badusura, iyo story yajyaga yibabwira. Namaje nti uracyari tayari, ufite gahunda? Arambwira ngo ndayifite cyane. Ndamubwira ni ku tariki 22 uzaza undebe. Kuri 21 araza arambwira ngo ndaye Musanze. Ndamubwira nti tuzabona ejo. Araza ansanga ku kazi, ndangije ndamubaza nti uriteguye? Yego. Ndamubwira nti wabitekerejeho neza ushaka gushaka? Arambwira ngo yego. Urumva hari haciyemo imyaka 2. Kandi pe muri iyo myaka 2 ntabwo twavuganaga nka rimwe mu mezi nk'ane, nabwo ari ayo magambo 4. Ndamubwira nti urumva witeguye neza? Yego. Ryari? Ahita ambwira ngo mu kwa gatandatu. Twari nko mu kwa kane, mu kwa gatatu. Ndamubwira ni hoya, musaza wanjye afite ubukwe mu kwa gatandatu. Arambwira ngo ntabwo twabifatanya se? Ndamubwira ni hoya, tubishyira mu kwa 12 ntibyakunda, tubigarura mu kwa 11, tubikura mu kwa 11. Ariko naramubwiye ntabwo nzi, nanjye ntabwo nkuzi. Muri iyi minsi mike twemeranyije ko tugiye kubana, icyo nabona cyose ntashobora kuzihanganira tuzabireka. Ndamubwira nti niyo mpamvu ninkora ubukwe ku cyumweru tuzakora umurenge kwa gatandatu, nimba ukora kwa gatandatu tuzakora umurenge kwa gatanu. Icyo gihe twege twakoze ubukwe ari kwa gatanu, twakoze umurenge ari kwa kane, twakoze ubukwe kuri 13, dukora umurenge kuri 12. Uko numvaga byose bishoboka. Ariko yarambwiye ngo kuko naramubwira nti twamarana imyaka 10, twamarana 20, umuntu mutabana ntimushobora kumenyana. Ndabwira nti nitubana tuzamenyana.
naramubwiye ngo nitubana tuzamenyana, kuko n'ubundi tutabana twajya duhora twerekana iby'urukundo gusa nta kindi. Namubwiye nti niba ushaka ko tubana amahoro, ntagire impano n'imwe uzampa ntaraba umugore wawe, nta hantu na hamwe tuzasohokana ntaraba umugore wawe. Mama warabizi, yarabimubwiye. Mbwira nti byose uzabibike nimba umugore wawe. Nushaka ko tujya mu kabyiniro tuzakajyamo, nushaka ko tujya aho uzashaka ko tujya gutembera hose numva nishimiye tuzahajya, kandi nanjye ndifuza kuzabikora kuko ntabyo nakoze, kandi koko ntabyo nakoze. Ndi inshuti zisohokana, abantu bari muri fiyansayi baba bazi ibyo barimo, baba bamaze no gukura. Ntabwo twigeze dusohokana. Twasohokanye umunsi wa mbere, uwa mbere twasohokanye bari baratwerekanye. Ndamubwira nti nshaka ko tuganira. Arambwira ngo nkujyane he? Ndamubwira nti ndahashaka, ninjye uhakujyana kuko ninjye uguhamagaye. Twaragiye tujya ahantu hafi muri coffee shop. Ndamubwira nti uyu munsi ninjye uri gusohokane kuko nakubwiye ko uzansohokana tubana. Twaragiye tuganira iby'ubukwe, uko twashaka guhaha iki. Ndabyibuka uwo munsi turwanira kwishyura, ambwira ati bwa mbere dusohokanye ntago wakwishyura. Ndamubwira nti nakubwiye ko uzansohokana nitubana uko uzajya ubona amafaranga buri munsi ujye unsohokana, duhindura aho nsohokera buri munsi, ujye umekinga ashobora ko mu gihe wabonye amafaranga wanejeje wanjyanye ahantu hose hashoboka kuko ntaho nzi. Kandi yarabikoze. Ntabwo turi abantu bakunda gushyira ubuzima bwacu kubwerekana, ariko pe yarabikoze. Iyo wagabonye amafaranga nicyo kintu cya mbere yakoraga. Yarambwiraga ngo ndashaka kugusohokana ahangaha kuko ntigeze mbikora. Ntacyo atakoze. Ibyo nari nkwiriye kubona ndi umukobwa cyane ari kujyamo yarabimpaye, byose yarabikoze. Twihute, twaje gukora ubukwe turabana. Hacamo iminsi mikeya, twari muri covid, akazi ke gasa nk'agahagaze kuko ibyo yakoraga byasabaga ko akazi ke gasa nk'agahagaze. Yakoraga muri ibintu bya tourisme. Nta bantu bari bo gufata imodoka, n'abari bahari basura. Yaranja amafaranga makeya, twari twimukiye inaha, nabaga i Kigali njya mu mujyi gucuruza imyenda. Ariko naragendaga mu gitondo kuko narazindukaga cyane kuko twategaga bisi. Mu gitondo narazindukaga mu gitondo nkagenda ngasanga yakoropye, yakubuye. Umumama waducumbikiye hano arabizi, ntabwo mu rugo higeze haba umwanda, asanga nta mukozi twari dufite. Asanga yakubuye, ngeze ndamubwira nti ntukajye ukubura ku mapave, babarira ujye ukoropa mu nzu, kuwa gatatu wenda najya ndeka kujya gukora cyangwa indi minsi nkaza nkahakubura nkakora n'ibindi byo hanze. Ariko mbabara ndakwinginze iminsi 2-3 ntago hanze hazajya bahanduye cyane. Ariko nk'ejo nkasanga yongeye ahakubuye, usanga yatetse yogeje ibyombo, mu rugo harasa neza ukagira ngo hari undi umuntu wahasigaye. Akaza kuntegereza mu cyapa cya bisi,
twagendagamo akagendo gakeya, sinzi niba hari undi muntu nkawe Imana yaba yararemye. Koko yambereye inshuti nziza pe. Umuntu wese wagize umugisha wo kugenda mu rugo rwacu yahavaga avuze ati icyampa urugo nk'uru. Inshuti zanjye ziri hano zubatse inyuma yanjye, ntawe utarabivuze. N'abakuru bahagendaga bahavaga bahaye Imana icyubahiro. Twatinze kubyaramo gakeya ariko ntabwo byaduhagaritse umutima. Umuntu byahagaritsemo umutima gake ni Mere, kuko yari amaze kuremba kandi yifuza kugenda abonye umwana wacu, ariko akajya ambwira ngo nubwo ndembye uhumure, ntabwo nzagenda ntabonye umwana wa papi kuko Imana yarabimbwiye. Twabyaye ku itariki 27 z'ukwa gatandatu, yapfuye ku itariki 22 z'ukwa 12. Yaramubonye, nabyo mbishimira Imana kuko papi yari gusigarana umutima uhagaze. Ariko uko gutindamo ntabwo mvuze ko bitababaje, birababaje, ariko ntabwo byampagaritse umutima cyane kuko nari mfite umuntu twumva ibintu kimwe. Twarakomeje tubana icyo gihe nari maze gusoza bachelor, agakomeza mpushinga. Yari umuntu wumva inzozi zanjye zagerwaho mu munsi umwe. Ndamubwira nti hoya, akansunika ngo subira kwiga. Ndamubwira nti hoya, nshaka kubanza gukora. Arambwira ngo umutwe wawe ndawizeye, ukora neza cyane, reka nzakora ariko banza wige, nshaka kubona uri dogiteri utaragira imyaka 35. Arambwira ngo ibyo wumva gukora byose, ushaka gukora byose, ujye ubitekereza, nzajya mbikora. Kandi koko nta kintu natekereje atakoze. N'ibyo yajyaga ashaka gukora byose yabanzaga kubimbaza, akambwira ngo ibi mbikore, uri kubona byagenda neza cyangwa mbireke. Nta kintu na kimwe yigeze afataho umwanzuro kumwe umugabo ashobora kuvuga ngo ndi gushakisha ibyabyara inyungu byose nabikora. Ntabyo yigeze akora. Yabanzaga kumbaza akambwira ngo iki ngikore cyangwa tukireke. Koze byose akomeje kumunanira, ntashaka kujya ku ishuri. Ageze aho aramfata njyana ku ishuri. Twari tugiye mu mujyi, hari abantu twari tugiye guhura nabo. Tumaze guhura nabo, tumaze kuvugana, ariko yari yarambajije ngo nguhitiyemo ibyo wiga wabyemera. Ndamubwira nti kubera iki ushaka kumpitiramo? Arambwira ngo mu minsi tumaranye maze kukureba nzi ibyo washobora byakugirira akamaro. Ndamubwira nta kibazo, ndamaze numva nakwiga iki. Arambwira ngo nshaka ko ufatanya masters ukayifatanya na bachelor degree. Ndamubwira nti hoya. Twari tumaze kubyara, ndamubwira nshaka umwana wanjye yiga neza, naba ngiye kwikunda. Ndamubwira umwana arabura igihe gito, nubwo umureba angana utya, iminsi irihuta. Imyaka 2 umwana aba agiye kwiga. Arambwira ngo hoya, ntago amashuri yawe nabi umwana umwe byananira, wowe gusa wiga undi kugira tuzabona undi wisoje, kandi niyo haza n'undi ntabwo byananira, Imana izabidufashamo. Arambwira ngo genda ukore project management. Ndamubaza ni kubera iki? Arambwira ngo ujya wigira abantu imishinga ikaba success. Genda ubyige, byibuze ujye ubikora ubizi neza,
nawe ubwawe ujye wigira ibyawe, numara kwiga uzaza ubikore. Ariko sinshaka kujya mu bintu byo kuzenguruka utarasoza. Uzajya ukora akazi katagusaba kuguha gahunda, ibyawe ukurikirana uri mu rugo, baguhamagara kora iki uzajya ubikora, ariko ibigusaba kujya kwicara ugasaba uruhushya ntabyo uzakora. Ko byagenze, fashe yakoraga ibintu bisa nkaho ari bibiri by'amabuye n'ibya transport, arambwira akora ibi ngibi bya transport ntawe uzasaba uruhushya, ntawe uzakubuza kugenda. Bijyamo icyo gihe twagiye ku ishuri nzi ko ngiye kwiyandikisha muri masters. Tugezeyo kuko nahoraga nifuza kuba narize amategeko, ariko ntago nayize kuko igihe natangiriye aho narindi nta yari ahari, yaje nyuma kandi mbona sinasubira inyuma. Tugezeyo turiyandikisha muri masters, aragenda aca inyuma abaza undi mu finance wo kwishura ati nshaka kumwiyandikisha no mu mategeko. Nagiye muri byinshi. Icyo gihe twavuye ku ishuri niyandikishije muri masters, nandikishije no muri law muri bachelor. Arambwira ngo uzabishobora. Imana yaramfashije kandi koko birashoboka, ntabwo byangoye. Nze nsoza masters nta somo na rimwe ryamfashe, nta ryananiye ngo abona ngiye munsi y'amanota 74. Ntabwo byananiye, uko yabyifuzaga niko byagenze, ntabwo byananiye. Yagiye ntageze ku byo yifuza cyangwa uko yabishakaga, ariko nzabikora, ntabwo bizananira. Imana izabimfashamo. Ndeke kuvuga byinshi nizinga amagambo. Yabaye umupapa mwiza. Njye ntabwo nigeze noza umwana ari uruhinja, nta n'ibyo nzi. Yogeje umwana paka agize amezi 6, ntabwo ntaramukoraho ngo ndi kumwoza. Mama we yigeze kuza mu rugo ejobundi nibwo yabinyikibukije, asanga arimo aroza umwana. Agarutse arongera asanga arimo aroza umwana, maze atari ko se papi ntushaka ko inganzwa ko umugabo yoza umwana, umugore waryamye hano yicaye ntiyakomeye? Aramubwira ngo mbaye inganzwa y'umuryango wanjye nta kibazo. Mbaye inganzwa umwana wanjye n'umugore wanjye bakishima nta kibazo. Nta kintu atakoraga, ibintu byose yarabikora, nta kintu na kimwe cyo mu rugo atarashoboye gukora. Navuga byinshi, ariko abagize umugisha wo kumumenya barabizi ibyo ndi kuvuga, barabizi. N'abagize umugisha wo kugenda mu rugo rwacu, ibyo ndi kuvuga barabizi. Nta bashyitsi bigeze baza ngo bansange mu gikoni njyenyine. Ubwo iyo yabaga atarimo wenyine twabaga turi kumwe. Barabizi. Niyo mwabaga muri buze muri abashyitsi 80, ntabwo twajyaga duhamagara abantu bo kudufasha guteka. Njye nawe twajyaga mu gikoni tukabatekera tukabiyakirira. Yabaye inshuti nziza, aba umubyeyi mwiza. Ndeke ntamara igihe, kuko twari dufitanye gahunda nyinshi nk'abantu bakiri bato bagifite byinshi byo gukora. Kanjye atangiye kurwara, yarivuje bisanzwe, anza kumubwira ni HP pylori yarya, anywa imiti iminsi 7 mbona irashize. Ndamubwiye ni ntago ariyo, ntago wanywa imiti iminsi 7 nta kintu kigabanuka ahubwo byiyongera.
tujya kwivuza ahandi baturangira ahandi ngo hari umusipesiyalisite ngo uzi ibyo bintu bya H pylori, amuhindurira imiti nawe ayinyweye iminsi 2 mbona yarushijeho kuremba. Icyo gihe na mama yari ari mu rugo, turangije duhamagara mama we kuko mama we akora Faisal, turamubwira ngo dufashe, ejo hari muri weekend, ejo dushaka kujya ku bitaro. Yari ari mu nzira aravuga se ko naniwe, aramubwira ngo nubwo naniwe uzi, ubyibuka yahageze nijoro, aramureba aravuga ati se uremba gutyo ukaguma mu rugo? Yari ari ku imiti twumva ari ibintu biri buze gushira. Mu gitondo atari kwa gatandatu, hari ku cyumweru, hari ku sabato, bajya ku bitaro, nsigarana n'umwana mu rugo, ndabahamagara kugira ngo yabimbwiye nko mu mugoroba. Arampamagara ambwira ikibazo gihari, ndamubwira nti nta kundi, ubwo turashaka uburyo bwo kwivuza. Icyo gihe bashatse uburyo aguma mu bitaro ariko arabyanga, arataha, dutangira process zo gushaka uburyo yajya kwivuza. Kwihuta ntabwo wagenda uvuga ikintu ku kindi. Turagenda, tugezeyo twagiye akomeye yijyana, agifite umubiri. Twajyanye na mama we, twagiye akimeze neza, yari arwaye ariko agikomeye. Twagezeyo tariki 22 z'ukwa 12, kuri 23 batangira kumukorera treatment, rero kuri 24 nibwo bamuteye umuti wa mbere. Noheli yadusanze mu bitaro, hashize iminsi mbona ibintu bitangiye guhinduka. Mama yaraduherekeje ariko hashize iminsi mike aragaruka kuko nawe yari afite akazi nawe yagombaga kukajyamo. Mbona ibintu bitangiye guhinduka, nubwo mama yavuze ngo kubinyumvisha byari bigoye. Icyo nari naravuze n'umutima ubyemera, ariko nari mbizi. Kuko abanye etape par etape, umuntu urimo gukira ubumureba n'utarimo gukira ubumureba. Buri munsi ku wundi nagendaga mbona ikintu gishya kuri we. Harimo ibyo mwabonye, hari n'ibyo mutabonye, kandi ndahamya ko ibyo mutabonye ari byo byinshi. Nubwo wamuvuze ngo ntabwo nari mfite icyizere ko azakira, nari nananiwe kubyakira, umutima wari waranze kubyemera ko agenda, ariko nari mbizi ko arimo kugenda. Ejo bundi Emeye mu kazi niwe yaravuze ngo barazaga bakambwira ngo nduhukemo gake nkanga. Naravugaga ntagiye tutari kumwe. Numvaga ko nshaka ko azagenda neza turi kumwe kandi twiteguye. Yararebye, twari turi mu kwa mbere, ndabyibuka icyo gihe. Gusenga ni byiza, nubwo mutabyizera, mushoboye kubyizera mwaba mugize neza, ariko nimutanabyizera muzabireke kuko muzamenye ko mwahombye. Ijwi ryarambwiye ko tuzataha mu kwa gatanu, twari mu kwa mbere, we yari azi ko tutarenze ukwa kabiri. Ndabimubwira nti tuzataha mu kwa gatanu, na mama narabikubwiye ko tuzataha mu kwa gatanu. Icyo gihe twari mu kwa mbere.
hariya ntabwo abaganga bakubwira ngo uzataha iki gihe babona n'ibyo bari kuvura bitarakira, baba bumva ko bazagukurikirana kugeza igihe cyangwa bikanga. Na mama icyo gihe yarabimbaje ati harya hasigaye ntuzazingaye, ndababwira nti mutuze tuzataha mu kwa gatanu. Arambaza se niko dogiteri yakubwiye? Ndababwira ntabwo ariko yambwiye, ariko nicyo gihe tuzatahira. Bagiye bamuha amakemo bakamwongeza andi ku tariki 27 z'ukwa kane nibwo batubwiye ngo iya nyuma tuzayimuha ku tariki 8 z'ukwa gatanu mwakwitegura gutaha. Ndabimubwira ariko icyo gihe yasaga nk'ugifite icyizere, yumva hari ibiri guhinduka, ariko cyari icyizere ntabwo ariko byari biri, kuko we ahubwo kiragenda agasubira inyuma. Umureba njye wamurebaga narabibonaga ko umunsi ku munsi hari ikiyongereyeho, umunsi ku munsi yazanye agasinye nshyashya. ejo bundi muzehe yaravuze ngo kutarira ngo cyangwa tuzagukubite kugira urire. Nahereye icyo gihe ndira. Icyo gihe narariraga, ntawe nari mfite mubwira ngo ndikumva umutima wananiwe, ndikumva reba ibi, nubwo afite icyizere ariko reba ibi birimo biriyongera, nubwo afite icyizere ariko reba ibi. Na mama we ntabwo nigeze mbimubwira, ntabyo namubwiye. Naramubwiraga ni muhumure. Na muzehe ntabyo namubwiye, namubwiye ni muhumure tuzataha, arimo arakira. Kuko n'ubundi gutera abantu umutima uhagaze batenda kugusanga aho uri, numvaga ntacyo bimaze. Ku gatanu twaje amaze kunanirwa, nta n'icyizere numvaga mfite ko ndi bumugeze inaha. Twarasenze, Imana irambwira ngo azagerayo, ariko ikibazo twari dufite irambwira ngo ntabwo cyavuyeho. Ndanabimubwira, ndamubwira nti kuko yahoraga yari afite timere muri veine, agahora yumva ambwira ati se buriya ntabwo yaba yaramertinze. Ndamubwira nti hoya, izameritinga ishobora gushekinga twarageze iyo tugera. Ariko ngeze ndamubwira reka ndeke kumubeshya, ndamubwira nti nta muganga uzayivura. Na mama za nawe narabimubwiye, naramubwiye nti nta muganga uzayivura. Tugeze hano yakomeje kuremba, mwana mbona umwana ko bimuyobeye ukuntu abonye papa waje n'ukuntu yagiye. Ariko ibyo udafite icyo ukoraho, ushaka uburyo bwo kujera umwana ngo ajye abe mentally stable, ntagire ibimwangiza mu bwonko. Ntabwo bizabura kumwangiza, ariko nta kindi twabikoraho. Yarakomeje ararwara, kangire vuba kuko n'inyuma yanjye hari abandi n'amasaha arimo. Mumbabarire, hari abantu benshi bashatse kuza kumusura, bake narabemereye, abandi ntago nabemereye, kuko ntago nifuzaga ko musigarana ifoto ya papi ameze kuriya. Numvaga ko mugomba kugumana papi mwiza, papi umeze neza, papi ukomeye. Abataraje mumenye ko ari iyo mpamvu, kuko barahari babinsabye kandi simbemerere. Ndabyibuka n'itorero rijya gushaka kuza ku rusengero, narabwiye ngo muze muri batatu. Ntabwo nashaka ko hagira abantu basigarana
isura ya papi ibabaye yagizemo uburibwe, ntabwo nabyifuzaga. twihuse kuwa gatatu w'icyumweru gishize ari mu rugo atangira kumera nabi, atangira kugira confusion. ndabibona ko ameze nabi, mpamagara mama we ndamubwira ngo ino ndebere niba twagira icyo twamuha serumu cyangwa niba yaraje. arambwira ati reka duhamagara ambulance tujye ku bitaro. yarabwiye ko tumujyane ku bitaro. ndamubwira ntimubwire nabyemera turajyayo, ariko yasaga nkaho yamaze ibintu bitakiri ku murongo, arabyanga, ariko nanjye mu mutima ntabwo nari mbishaka, kandi nawe yarabibonye ko mu mutima wanjye ntari mbishaka. turabyihorera, nsenga Imana, ndabwira Imana uyu munsi turi kuwa gatatu, mbabarira ndakwinginze umugarure ku murongo, ajye muri pozisiyo yo kumva neza no kuvuga neza. nicyo cyonyine ngusabye, nashake ntarenze umunsi, ariko umushyire muri pozisiyo yo kumva neza no kuvuga neza. mu gitondo kuwa kane gitondo yarabyutse arambwira ngo berekeza tujye kuri toilette, kandi ku munsi wabanjije byari bisa nkaho ibyo bitagishoboka. naramufashije turagenda, tuvuye ndamuvugisha kugira numve ko ameze neza, kandi nijoro ryose twari twaraye atameze neza. muvugishije numva nta kintu na kimwe atazi, n'ibyabaye afite imyaka 2 arabizi. nahise mvuga nti Imana yumvise isengesho ryanjye, mpamagara mama ndamubaza nti ugeze he? ntabwo twari twavuganye ko ari buze, gusa nifuzaga ko byibuze asanga akiri stable. mpamagara mama we ndamubwira nti uyu munsi turajya ku bitaro, ariko ngwino, nifuza ko bagira amahirwe yo kumuvugisha akimeze neza. mama we yari ari ku kazi, yaje kungeraho hashize akanya, ariko muri ako kanya ka mu gitondo twaraganiriye buri kimwe cyose, turitegura nk'uko umugenzi wese yitegura. mubaza abo bafitanye ibibazo, icyo nari nabisabiye Imana, nagiraga ngo yitegure, ntagenda atiteguye. Imana yarabimpaye rero, yagiye yiteguye. na mama narabimubwiye, yaraje asanga yamaze kongera kuba, ndamubwira nti mwimuvugisha byinshi, twiteguye, kuko nari mbizi ko nituva mu rugo tutarugarukamo. ndamubwira nti twiteguye. ndabizi mama we yaje bisa nkaho nawe byongeye kugira, ariko yamusabye imbabazi kuko yaramubonye, yaramubwiye ngo mama babarira. twaragiye tujya ku bitaro, nahabaye amanywa nijoro kuko nari mbizi ko ntazamusubiza mu rugo. n'abambwiraga ngo ntahe ntabwo nabyemeraga, kuko ntabwo nashaka ko agenda ntahari. twarabaye ijoro ryo ku cyumweru, narabibonye ko byarangiye birimo agenda. ni ubwa mbere nari mbibonye, ko nta wundi muntu nigeze mbona mu buzima bwanjye yapfuye. na mere ntabwo namurebye, niwe wa mbere nari mbonye. ariko mu gitondo nka 2:00 yaragiye, ndabibona ko birangiye, turamutunganya neza, nta muntu n'umwe duhamagaye, ntawe mpamagaye,
uwari uhari yari ahari, utari uhari ntiyari ahari, sinamuhamagaye. Turamutunganya neza, mama aramfasha, ndangije ndagenda mbwira Barinasi ngo byarangiye, ngaho nimuze mutwikire. Narabibabwiye nabo barabibonaga akarembye, ariko uburyo nabibabwiyemo ngira ngo ntibemeye ko byarangiye. gusa ibyo yari akwiriye gukora yarabikoze, yabikoze vuba mu gihe gitoya, hari hakiri byinshi. Bimwe mu byo yansabye, yarambwiye ngo ntuzababare, uzababare nk'umuntu ariko ntibizatinde. Yabimbwiye kuwa gatatu, kuwa kane mu gitondo, muri icyo gitondo mbabwira yari yagarutse. Ibyo yambwiye gukora byose nzabikora, ibyo yansabye harimo ibyo nzashobora, harimo n'ibyo ntazashobora, kandi nawe narabimubwiye ko harimo ibyo nzashobora n'ibyo ntazashobora. Ibyo nzashobora nzabikora, n'Imana izabimfashamo. Twabanye neza, tubana. Yarambwiye ngo kuko nari nkuzi ntago ari kuri, ndamubwira kubera iki, ati nari nzi ko uri umukristo cyane 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 cyane, ariko ndamubwira nti none wasanze, arambwira ngo nasanze wikunda. Ndamubaza kubera iki, ati nari nzi ko uzajya ujya mu masengesho ukararayo, ukajya mu byumba ukararayo, ariko tubana ikintu cya mbere namusabye namubwiye nti nkunda gukorera Imana ariko mu ibanga, uzabishobora. Twemeranya uburyo tuzajya dukorera Imana ariko mu ibanga, kuko nari mfite experience yo gukorera Imana mu kavuyo no ku karubanda ko bigwisha abantu. Abo nigiyeho benshi, pare wanjye arabizi, najyaga mbimubwira, benshi bagiye bagwa kubera kujya ku karubanda. Kujya ku karubanda na Satani niko akwegera. Yarambwiye ngo uzakomeze ukorere Imana mu ibanga, namushaka gukizwa namwe muzajya mukizwa mu ibanga, mukorere Imana mu ibanga. Gukizwa ntabwo ari ngombwa kuvuga, iyo ukijijwe abantu barabibona, ntabwo ari ngombwa ngo babwire ko ukijijwe. Ibyo ukora byose bereka ko ukijijwe cyangwa udakijijwe. Ushaka kwirinda Satani, ujye ukorera Imana mu ibanga, n'ibikugerageza biragabanuka. Ndeke kuvuga byinshi, ndashimira abantu muri urwo rugendo. Hari abantu benshi bamfashe amaboko, harimo inshuti zanjye zamfashe amaboko, harimo abantu bampamagaraga, akampamagara nk'ukwezi kugashira ntitaba, ariko ntarambirwe, ntanabyibazeho ngo simwitaba ntabwo azongera kumpamagara. Ndabashimiye cyane, Aime, ndagushimiye cyane cyane. Yari yarabimbwiye ko azagushimira, ntabwo twari tuziranye cyane, nari nziranye na murumuna we kuko we inshuti yanjye, nanamubereye marene, ariko Aime watubereye inshuti nziza, ukamenya ko umwana ari mu rugo, ukamenya ko hari ibyo akeneye tudahari. Ndagushimiye cyane, warakoze. Kuba umuvandimwe ntabwo wanyeretse ko bidasaba amaraso. Imana iguha umugisha. Hari n'abandi ab'imiryango bo ndabashimira, ariko impamvu ntabatinzeho wenda mwebwe byari ngombwa ngo mubikore, ntabwo byari itegeko, ariko byibuze mwe mwari mufite impamvu yo kubikora, ariko we nta mpamvu yari afite yo kubikora. Na Adeline ndamushimiye, yamenye ko urugo rurimo umwana ugira irungu, akajya amenya ko agomba kumushyira abana bagakina, umwana ntagikomeze kwibaza byinshi. Nawe Imana iguha umugisha. Ndagushimiye cyane, wabaye umubyeyi. Imana iguha umugisha, ntabwo navuga byinshi, ariko wabaye umubyeyi. Imana iguha umugisha.
na mama nawe ndagushimira kuko wasaga nk'uwataye abavandimwe. Nageze aho ndanamwirukana ndamubwira mama ntabwo navutse njyenyine taha, ariko agataha yagerayo nk'ejo nkabona arongera aragaruka. nawe Imana iguhe umugisha. Papi Imana iguhe umugisha cyane, warakoze kubyara neza. Warakoze kuba inzira y'umugisha. Imana iguhe umugisha. Warakoze kumbyarira umugabo mwiza, umupapa mwiza, inshuti nziza. Warakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Mumbabarire nafashe umwanya munini, ariko n'urugendo rwari runini, rwari rurerure. Ntabwo umuntu yavuga ibyarubereyemo byose, ariko Imana ibaha umugisha cyane. Muri icyo gitondo cyo kuwa gatatu hari abantu yanyibukije, arambwira ngo abantu nshaka kuzabashimira, kandi ibyo twari twaragambiriye gukora uzabikore. Hari umubyeyi namubonye, mama Mutoni, araducumbikiye tukibana, badufashe nk'abana. Byinshi ntari nsobanukiwe, hari igihe nahamagaraga mama nkabimubwira. Yari umubyeyi mwiza, yambereye umubyeyi. Niwe twinjira mu nzu baratwakiriye, kandi batwakira neza nk'uri kwakira umukazana. Namwe iyo mugiye kwakira abakazana muzi uko mubakira, niko nawe yatwakiriye. Nabyaye niwe wa mbere wampembye na mama atarampemba. Kandike gutwara umwanya mwinshi. Imana ibaha umugisha cyane, abantu mwese mwadufashe amaboko, abadusengeye, abatubaye hafi. Imana ibaha umugisha. Itorero ndarishimiye. Turi mu Bihinde yageze ahambwira ati ariko nta hantu umuntu yajya kurya igaburo. Ndavuga se ahantu ko nahazi, insengero ko ziri kure. Ndamubwira nubwo tuzajya turisengera, turyeze turifate. Arambwira ngo ndikumva nkumbuye kujya kugabura. Imana ibaha umugisha ko byibuze agiye mwararimuhaye, mwarakoze kuri muzanira. Imana ibaha umugisha. Yari azi ko ari itegeko ry'Imana, ari rwo rwibutso ruzajya rutwibutsa Yesu Kristo. Navuga byinshi ariko ndabashimiye. Imana ibaha umugisha batubaye hafi, by'umwihariko abantu bambaye hafi mwese, abo mvuze n'abo ntavuze. Imana ibaha umugisha. Muri benshi abo navuze nuko babikoze ntabitekereza, kuko ntago zari inshingano zabo, ariko n'abandi nubwo zari inshingano zanyu ntago byari itegeko, kuko harimo ababikora n'abatabikora. Ababikoze rero Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Murakoze Ariana. na Yesu iteka mw'ijuru bidutera umunezero bikatwishima. isi n'umushyitsi yo sinzayihoramo.
mfata nibwo nzakumenya nibwo nzakumenya mukunzi mukiza ishimwe Wemenyeshe
ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kandi byaremye muko bigana bitetse imanga twishime mu mitima yacu kuko kwimuri rariha duhumure tutakibabara dusubiremo twishime kukwimurira duhumure aye oya ntukarire tuzabana ibyago bizashira bizashira tuzabura ntituza kwa Yesu oh ntukarire wewe tuzaba ibyago byose bizashira ntituzabura we oya ntituzabura y'amahoro torero mwe ntituzabura mukomere ntituzabura kwa Yesu tuzabona abacu nimukomere ntituzabura kwa Yesu ntituzabura kunezerwa kwa Yesu ntituzabura amahoro barakoze abandi baha umugisha abakomeje kuhagera mukomeze kwiyumvamo ikaze mutwemerere nk'uko mubizi umugoroba usa naho ari umugoroba wa nyuma wo kumva amateka y'umuvandimwe Patrick. Reka dutangire gahunda y'ubuhamya. Ndifuza kumenya niba Abdou yahageze. Murakoze, ntabwo arahagera, ni umunyamahanga yaje aturutse muri Kenya
nahagera turaza kumuha umwanya ntacyo bitwaye. Muri uyu mwanya twumve mama Aliane, twemerere akomere agire icyo tugezaho atubwira abateraniye aha kubw'umuhungu we papi. Karibu mama, ijambo ni ryanyu. Sinashimwe. Yesu ashimwe. Ndabanza kubashimira mwakoze mwe mwese mwaje kwifatanya natwe. Ndashimira kandi ababyeyi babyaye papi. Ndashimira papa papi, mama papi, mwarakoze. Mwarakoze kubyara imfura nka papi. Mwabyaye papi, ariko ntago yabaye umwana wanyu gusa, ahubwo yabaye umwana wanyu natwe turamufatanya. Papi yinjiye mu buzima bwacu aza ari umugisha, tubishimira Imana. Papi kumuvuga ntago byoroshye, papi kuko muzi ari umwana, muzi yabyiruka, nkamumenya ari n'umuntu mukuru kandi ari umwana. Inshuti ya bose, ni inshuti y'abana, ni inshuti y'abantu bakuru. Papi ibyiciro byose yari ashoboye kubibamo. Ndavuga rero papi nk'umwana, yabaye umwana nk'abandi, aba umwana ugira cya cyiciro cy'abana kijagaraye, agira igihe cyo kujagarara nk'abandi bana. Ariko icyo gihe akivamo vuba, ntago yagitinzemo. Ageze mu wa gatanu, nkeka ari mu wa gatanu kuko nibwo yagarutse i Musanze, mu wa gatanu segonderi. Papi yagarutse ubona ari umuntu wahindutse, utari wa papi w'umwana, ari papi wageze mu kindi kigero. Muri uwo mwaka wa gatanu arawusoza, yiga wa gatandatu. Mu mwaka wa gatandatu nibwo yakijijwe. Papi wakiriye agakiza rero yari atandukanye na papi abantu bari bazi w'umwana. Akimara kwakira agakiza yabaye papi mukuru. Imyaka yahise ihinduka, ntiyaba papi w'urubyiruko, ahinduka papi w'umuntu mukuru. Ndabyibuka hari mu gitondo tuvuye muri Nibature, nihangane mbabwira agakiza ka papi, kuko papi yemeye Yesu Kristo nk'utsinda urupfu. Aho ngaho niho papi yasezereye ku rupfu, aho niho yatinyukiye urupfu, kuko urupfu yarutaye uwo munsi. Hari mu gitondo tuvuye muri Nibature, uwo twitaga mama papi yari inshuti yanjye. Hari igitondo kimwe rero tuva muri Nibature, genda ataha. Mama papi nawe aratahagiwe mu rugo, ariko kuko we yakoraga imirimo y'ikidiyakoni asa nk'usigaye ku rusengero, genda ataha. Ntago byashobokaga ngo turangize iminsi 2 tutarabonana, ntago byabagaho. Hanyuma ndataha, amasaha y'ikigoroba nza kugaruka, bari batuye ku marembo y'urusengero, ngaruka ku rusengero. Ariko mbere yo kugera ku rusengero nagombaga kumunyuraho. Byari ibintu byikoraga, niyo nta munyuraho wagira gutyo ukabona turahuye. Ambwira ati rero iwanjye habaye ibitangaza,
ntago wamenya amakuru yabaye. Icyo gihe nta telefone nari mfite, we yari afite telefone. Ati sinabonye uwo ngutumaho kare ngo uze urebe ibitangaza byabaye. Ibyagenze gute? Mu gitondo avuye muri nibature yasanze imbaraga y'umwuka wera yafashe papi, nta wamwihanishije, ahubwo yihanishijwe n'izindi mbaraga. Icyo gitondo rero cyari igitondo gikomeye kuko yasanze yananiwe kwicara mu ntebe ari hasi. Amutabaza ati mama mbabarira unjyane ku rusengero ntapfa, kira mushumba ntapfa. Amushyira mushumba rero, kwari ukumutwara mu maboko. Ndagira ngo mbabwire aho dutinyukira urupfu, abantu bige gukizwa kuko urupfu tujya turunesha twemeye Yesu. Uwo munsi rero nyina amutwara mu maboko, amushyira mushumba ngo amusengere. Ntago yabashaga kwiyambutsa umuhanda rwose, kumuhingutsa mu muhanda kwari ukugenda bakurura kugira ngo abashe kwambuka. Agezeyo, abo mu itorero, abo dusangiye itorero, ngende umupantekote, abo turisangiye barabizi, twebwe twatura ibyaha. Uwo munsi papi yagiye kwatura ibyaha, yavuyeyo yahindutse. Ntago yavuye yari papi bafashe ukuboko, yavuyeyo yitwara. Aza yatsinze urupfu, adagitinya kwa kundi yavuzaga induru, mama ndapfa, mama ndapfa. Avayo yakangutse yatinya urupfu, urupfu yari arusizeyo. Icyo kintu rero cyahoraga kimpumuriza. Twajyaga tunabiganiraho nkamubwira nti ujye wibuka yuko kwemera Yesu ari ugutsinda urupfu. Nta bwoba rero twari dufite kuko urupfu ntago rwafashe papi. Tuzi ko nyuma y'ubu buzima hari y'urubundi buzima. Haleluya. Papi twakoranye umurimo w'Imana, aho amariye gukizwa yabatijwe. Twakoranye umurimo w'Imana, twagemuriraga abarwayi ku bitaro. Ndabyibuka papi ntago yari azi kwikorera, usanzwe ntago yari azi gukora imirimo y'amaboko, ariko mu gitondo kare akavuga ati ni ngewe uri bugende nikoreye ijerekani. Niwe wikoreraga ijerekani rero, twajyanaga ibikoma ku bitaro, papi niwe wayikoreraga. Papi twarasenganye kumwe, ababyeyi bafasha abana gusenga, twasenganye nk'umwana. Igihe cyo gusengesha abana twagiraga igihe twasengeye kwa konsole, tukagira n'igihe twasengeye. Igihe twasengeye kwa konsole rero twasenganaga n'abana bariwe. Papi rero twarasenganye, twari tuziranye ku makuru menshi. Sinigeze ntekereza ko papi azaba umwana wanjye bwite, ngo iyi nzira yo kuba umukwe imugezi wanjye. Ntabwo ari uko nabitekerezaga, kuko n'ubundi bari basanzwe ari abana banjye, nari mbanye nabo nk'abana banjye. Ntabwo nigeze ntekereza ko Haleluya. Igihe rero cyarageze, papi ajya kwiga, aragaruka n'ubundi akiri umukristo, kuko niyo iyo yari yaragiye kwiga avuga ati mujye musenga, munyibukirize Imana ijerekani nikoreye ijya indengera. Ati naha haba imana nyinshi, imana zinahangaha zitazandusha imbaraga. Urumva ari na hariya rero twari dufitanye ubumwe bwo mu mwuka kuko twarasenganaga. Igihe kiragera aragaruka, arakomeza aba umukristo ariko w'umukozi. Papi yari umukozi, abantu benshi mwarabivuze,
ndumva ntashaka gusubira mu bintu byinshi mwavuze, ariko kuko tugihuriyeho, papi yari umukozi utinyuka, utagira ubwoba, agakora ibintu by'abantu bakuru kandi ari umwana. Jya mwibuka yikorera ajya i Bugande, ajya muri Kongo, izo nzira zose yazinyuragamo, ariko akabanza akatubwira ati ngiye hariya musigare musenga. Mu byo yakoraga byose yiragizaga n'Imana. Hanyuma igihe kiragera rero, papi kugira ngo abe umwana wanjye bwite, noneho ntahuriyeho na konsoli. Papi Aliane aza kumbwira ati rero mama, njye mfite fiance. Ndamubwira ni uwahe? Aliane yagiye ambwira utuntu twinshi, ariko aza kumbwira papi ntago bari baziranye, nubwo ari abana bakuriye hamwe, yari mukuru undi ari umwana. Aliane ari wa mwana ntago yigeze ajya mu bintu by'akajagari, oya ntago. Abimbwiye ndamubwira ntoya, ntago ibyo mbyemeye, wishaka kunteranya n'umuryango, aba bantu n'abavandimwe banjye, shaka ahandi. Ambwira abandi bantu bazaga muri icyo gihe, ndamubwira ntihitamo muri abo, papi ntabwo arimo. Njya kubibwira mama we, arambwira ati nyamara nubirwanya uraba urwanije Imana. Ndamubwira nti ntabyo nemeye, niba Imana yaranabikubwiye yarakubeshye. Igihe kiragera rero, papi aza mu rugo. Ntago nigeze mwitegura nk'uko bitegura abakwe, ngo dushyashyane ngo umukwe araza mu rugo, oya, yaraje nk'uko n'ubundi yari asanzwe aza. Ageze mu rugo arabimbwira, ndamubwira ntoya, ninde wakuntumyeho? Umuntu ushaka kuduteranya umubwire ko bidashoboka. Ndamubwira uri umwana, uri musaza wabo, ahubwo ufashe Aliane kuba amaso atazarangara. Ambwira ati nuko nguko bigomba kugenda, ati mama twarasenganye, reka nkwibutse. Agira rero ibyo anyibutsa kuko twarasenganye. Ambwira ati none wari uzi ko ibi bizaca hehe? Ndamubwira ntoya, ushobora guca n'ahandi. Ndamurangira, murangira ahandi hantu bica. Ndamubwira nti jya hariya bizemera, jya na hariya bizemera. Arambwira atoya, ati nabanje gusenga, arabanza nsubiriramo. Arambwira ati mu by'ukuri nanjye narasenze, niba wowe utabyemera tureke twirwarize. Numva ngomba kumuhakanira, mubwira Aliane. Aliane yari akiri umunyeshuri, ndamubwira nti umwana ni umunyeshuri, ikindi ni umunebwe, ndamumwangisha mu by'ukuri. Ndamubwira nti Aliane w'umunebwe ntago mwashobokana, wowe uzi gukora, shaka uwo muzafatanya gukora. Arambwira ati ntacyo, nzazana amaboko azana umutwe. Numva aransinze, ndamubwira nti ngaho rero ntuzigere umpemukira, ugenda ukomeza uba umwana, ntuzigere utekereza n'umunsi umwe ko ndi nyoko bukwe. Ndashima Imana ko papa icyo kintu yacyubahirije, nta na n'umwe yigeze anyita nyirabukwe, kuko byajyaga kumbabaza. Yari kuba agiye kure kandi ari umwana, numvaga tugomba gukomezanya. Urugendo rwa papi rwa gikristo numvaga ngomba kurubamo, kuko nabanye na nyina, tubana nk'abakristo, numva nzamusigarira mu mwanya. Mbirahirira nyina, ndamubwira nti nubwo iminsi yawe igeze yo kuva kuri iyi si, nzagusigariraho. Numva nemeye gusigara mu mwanya wa mama papi, nkamurebera abana, ndi nyirasenge wa Prince, tubiziranyeho nkaba nyina wa papi. Ibyo bintu narabimwemereye, ndavuga nti ntago nshobora kuzahinduka, ihangane nzabikora. Papi yaranyemereye,
ibyo bintu turabikora neza, anyemerera ko mba mama we. Yari inshuti yanjye magara, twavuganaga utuntu twinshi kurusha ibyo mvugana na Diane nabyaye bwite. Papi ntago bwashoboraga kwira atarampamagara. Papi yari igitangaza kuri njyewe, ntabwo ari uwo guhindura amateka gusa, kuko yari umujyanama wanjye wa bugufi. Yari inshuti dufatanya mu rugendo, ari urugendo rw'ubuzima busanzwe, ari urugendo rw'umwuka, twafatanyaga. Akambwira aho bitagenda, nkamubwira aho bitagenda, nkumva turajyana nk'umukristo. Ntabwo nigeze njyana nawe nk'umwana, twajyanye nk'umukristo. Ibyo ndabishimira Imana. Nagize igihe rero cyo kubana na papi kandi tubana neza. Twabanye nk'umwana wa Konsole, ndongera mbana nawe nk'umwana wanjye bwite. Kandi iminsi mike narimaranye nawe yambereye iminsi y'umunezero. Papi yaje mu buzima bwacu aza guhindura amateka. Yabaye umugisha kuri twebwe. Yabaye umwana udasanzwe, umwana wisanzura mu rugo, wisanzura mu muryango, yinjiye mu muryango hose ntaho yasize. Yari umwana ukunda umuryango mu buryo budasanzwe. Ikintu cyambabaje ni ukubona agiye adageje ku ntego ye. Yari afite intego nziza yo gufata umuryango ugakomera, atarebye ku muryango we bwite, ahubwo arebye ku muryango mugari. Yari afite uwo mushinga, wari umushinga mugari. Twajyaga tubiganiraho, akambwira ati ndabizi ko ukunda umuryango, nanjye nkunda umuryango. Dukora iki kugira ngo uyu muryango ube umuryango ufite imbaraga, ube umuryango uhuje? Agiye tutageze ku ntego. Cyarambabaje. Papi yari umukozi utagira ubwoba, umukozi udatinya, kandi umukozi ushaka gukurura n'abandi ngo bakore. Ntago yakundaga abanebwe. Papi mu burwayi bwe, papi ntago yikundaga. Papi yakundaga abantu kurusha uko yikunda. Ntekereza ko kurwara kuriya akagera igihe agera ahantu atakibasha kugarura ubuzima bwe, nubwo Imana ari yigena byose, byabaye kureba ku bandi kurusha uko yirebaho. Tumenya ko papi arwaye, ni jyewe wari urwaye. Icyo gihe arampamagara, arambwira ati mama, ngo nujye kwivuza, ndabizi ko urwaye. Ni gake nanjye ntaka, nanjye sinjya ntaka. Ndamubwira nti rero ufite ikibazo, uhora utaka, banza wivuze, nzaza nanjye wamaze kwivuza. Nuva kwa muganga uzambwire ko wamaze kwivuza, nanjye nzaza nivuze. Ajyayo arivuza, arambwira ati basanze mfite H. pylori. Ndamubwira nunywa imiti neza uzakira. Ndamubwira nti ugume mu rugo, ntugire ibindi bintu utekereza, uve mu bintu bya stress z'akazi, ahubwo wicare mu rugo unywe imiti neza. Aranyemerera ati nta hantu ndi bujye, ndanywa imiti. Ni sawa. Ayinyoye nk'icyumweru nabwo arampamagara, turabizi se, ati ngwino wivuze, ati nanjye ndakomeza anywa imiti. Ndaza, ngeze mu rugo nsanga ntasa neza. Ndabwira papi kudasa neza. Ndamubwira ati mama ndarwaye kandi ndaribwa. Ndamubwira nti rero usubireyo, babanze bamenye ikibazo neza. Ushobora kuba bavura ikibazo kitarimo. Ubwo nanjye njya kwa muganga, njya kwikurikirana. Ndimo gusoza kwivuza,
nagarutseyo ari kuwa gatanu nsanga ameze nabi. Mama w'icyo gihe ntabwo yari ahari, ari mu mahugurwa i Musanze, ariko ndamubwira nturabizi se, duhamagare mama wawe adufashe wivuze. Ndava hano ari uko menye ikibazo nyacyo ufite. Ubwo nibwo rero twamenye ikibazo twakimenye ngewe nakimenye ku cyumweru mu gitondo, nagombaga gutaha. Mpamagara mama papi ndamubaza byagenze biti, nsanga yapfuye yarembye. Ndavuze ntihangane ukimbwire nanjye menye ikibazo aho kiri. Mama papi yabimbwiye ari mu gitondo kare, nari naraye kwa papi, ntabwo nasubiye mu nzu, nahise nsohoka numva ntazi ahantu ngiye, nsohoka numva ubwenge bwanjye busa nk'ubuhagaze. Ubusanzwe ntabwo njya ndirira mu kibazo. Ndavuga nti reka mbanze njye kureba muzehe uko yaraye. Nsanga muzehe afite imbaraga, ndamubwira uko ikibazo kimeze. Ngezeyo nsanga muzehe nawe ntabwo ameze neza, hari mu gitondo nka 2:00. Ndavuga nti muzehe mubwiye ikibazo gihari, naba nteje ikindi. Ndamureba ndangije ndagenda, cyekora ndamubwira nturabizi se, ntidushaka uburyo twabona transferi papi basajya i Kanombe. Ndavuga niyenda nagera i Kanombe abaganga baramubwira ikibazo, bamuha uburyo bwiza bwo kucyakira. Aba bana n'abana badasanzwe, bebi na papi ni abantu ntamenye ukuntu bateye. Ubwo twebwe twatinye kukibabwira, turimo turashakisha uburyo bakimenya, bo baraye bamenye ikibazo bafite. Uwo munsi nirirwa ntafite umutekano, nirirwa merewe nabi. Ndavuga nti byari byo byose, ubwo nsanze papa papi ameze nabi, afite inshuti, reka nyihamagare zimube hafi, we mubwire ikibazo gihari. Mpamagara inshuti ye, mpamagara Marite hari mu gitondo, ndamubwira nti niba uri mu rugo ujye ku ruhande nkubwire, kuko numvaga ko nawe nimubwira ari kumwe na Muraza ari buvuze induru. Ndamubwira nti jya ku ruhande. Ajya ku ruhande, mubwira uko ikibazo kimeze. Ndamubwira nti noneho mfashe uzugumane na papi, kuko ndabona bagiye kumutera ubwoba. Iyo minsi bene data, iyo minsi yatubereye iminsi mibi. Naravuze nti reka ntahe njye mu rugo, ningira umugisha nkagerayo ndapfa ntarareba papi apfa. Ntaha numva ko ningera mu rugo yenda ndi buryame ngapfa. Ndabisenga mbisaba Imana, ndayibwira nti Mana, wowe ujya wumva ababyeyi, uyu munsi unyumvire, ureke ngende papi asigare. Nasigara azatunga urugo rwe, azatunga urwanjye, azatunga n'izindi ngo nyinshi. Aracyari umwana mutoya, numva ndimo ndereka Imana ingingo nyinshi zatuma imurengera nge ngapfa. Ndamubwira nti nyemerera mbi igitambo. Imana ntago yanyumviye. Iyo minsi yambereye iminsi mibi. Mpamagara Ariane mu gitondo, umeze ute? Nawe yari atageze agira icyo ambwira. Mubwira nti umenye kwita kuri papi neza, kuko ararwaye kandi ararembye. Nakambwira ati mama atarega ndimo ndabireba. Mubwira nti nturangare. Tugira amahirwe rero nsimbuke, papa ajya kwivuza, kugira ngo tutazagira ibyo dusigara twicuza ngo ntago twagize icyo tumarira umwana. Ndashima Imana kubo yakoresheje, ndashima Imana ku bwa mama papi, ndashima Imana ku bwa papa papi, ndashima Imana no kubw'abandi benshi batubaye hafi muri kiriya gihe. Cyari igihe kitubihiye, cyari igihe ntabasha mu rusengero ngo nterane numve ko
iteraniro ndirimo. Kuva icyo gihe nagize ibihe bibi, ubusanzwe nkunda ijambo ry'Imana, ariko ntago nigeze ndiba mu iteraniro. Kwari ukugera mu rusengero, kuko nyine ubu dusa nk'ababigize n'umugenzo wo kujya guterana. Ndifuza ko abantu bajya baterana atari umugenzo, abantu bige kujya guterana bitari umugenzo wo kujya guterana ngo hari amateraniro umunsi ni ku isabato tugahurura tukajya mu isabato. Mwige kuba abakristo. Mu by'ukuri iki gihe nakimaze numva ntari umukristo, naragiye mu bintu byo kwiganyira. Ariko igihe kiragera nganira na papi bari hariya, ndamubaza nti papi umerewe ute? Ambwira ati mama tuburwayi bwarankamuye. Yego, arega urwaye indwara ikomeye igomba kugukamura. Ati mama, ati buriya umubiri ni ubusa. Ntago najyaga numva ibyo arimo ambwira. Kambwira ati umubiri ureba ni ubusa. Okay, nkabyumva ariko sinumva ikintu ambwiye. Ngize umugisha babayo baranataha. Ndabishimira Imana ko papi ataguye hariya hakurya akaza mu maboko yacu nk'ababyeyi tukamubona. Ageze n'ahangaha mbere y'uko aza gato twaraganiriye. Arambwira ati mama, ati nkurikije ukuntu numva mfite imbaraga nke, numva ntashaka kureba abantu. Ati ndumva nshaka kuba najya ahantu nkabanza nkaruhukaho gato, abantu nkazababona nyuma. Ndambwira ni papi, igihe kishize kingana gitya turagukumbuye, abantu baragukeneye, barashaka kukureba, uzajya he tutazakureba? Ndambwira nti nta handi hantu wajya, ugomba kwihangana ukaza ukajya mu rugo rwawe, abagusura bakagusura. Tubyumvikanaho. Umunsi wo kuza jye nari navuye mu rugo naje inaha ngo mutegereze. Hagiyeyo mama we na papa we. Mwababyeyi mwe kujya kwifatira umwana wagiye yigenza akaza ameze nk'uko twabonye papi kiriya gihe, usibye izindi mbaraga, ntago byari byoroshye kumuvana ku kibuga cy'indege. Nari nasigaye mu rugo iwe. Bamuzanye ni njye wagiye kumwakira. Nkimukubita amaso naravuze nti Imana, wowe ukabyara umfata unkomeze, ntananirirwa imbere ya papi uri kumwe na se n'umwana we, nawe usa nk'utazi niba ari sazanye. Wabonaga nawe atazi ibyo ari byo, niba yaribazaga tuyu n'undi bazanye byari byamucanze. Ngira umugisha Imana iramfata tumugeza mu nzu. Papi yari umurwayi mwiza. Papi yarwaranye ibyiringiro, ntago yigeze acika intege. Igihe cyose yari azi ko azakira. Iyo twaganiraga arambwira ati humura mama nzakira. Ntumbwira nti yego uzakira, ariko ujye wibuka yuko ubugingo buruta umubiri. Ese turabizi ko ubugingo buruta umubiri? Urubyiruko ruri hano ntago bajya bamenya yuko umubiri ni ikintu tugenderamo ariko kitari icyacu. Nta nubwo bajya bivuza. Nasaba urubyiruko ngo mujye mwivuza, ntago mujya mwivuza. Iki ni ikintu tugenderamo ariko kitari icyacu, ni ikintu kibi kureba papi umusore mwiza w'imbaraga n'umutima mwiza agasigara nta mubiri. Sinzi niba abagiye bamugeraho hari isomo baba barize. Mu burwayi amaze kuremba twagiye tuganira kenshi. Urugo rwanjye ntago narubayemo igihe kinini, aho papa agarukiye nabanye na papi, kuko igihe cyose iyo namaraga iminsi 4-5 ntarahagera yarampamagaraga kambwira mama uri hehe,
nanjye nkumva mfite urubanza nkavuga harya ndi hehe ubu ndi hano mpakora iki, nkumva nta kindi kintu nkora ntagiye kureba ko kuko yaramutse, ngatega uko byabaga bimeze kose nta kindi nongeraga kurebaho, navuga reka ngende njye kumureba, kandi nahagera ubuzima bukagaruka nkabona arishimye. Yaba yananiwe kuva mu cyumba uwo munsi akambwira ati ngaho ngwino tujyane muri salo, akicara, nanjye nkumva umutima wanjye uranezerewe. Igihe cyarageze ndamubwira nti papi ndashaka ko tuganira iby'uru rugendo, iyi si twayijemo turi abagenzi, ese urabizi ko turi abagenzi? Ati ndabizi mama. Wibuka ko umunsi umwe tuzayivamo? Ati ndabizi. Ese utegura icyerekezo cyawe? Papi twaganiriye ku bintu by'uru rugendo, papi yari yiteguye neza, yari umugenzi mwiza ujya mu ijuru, niyo mpamvu atigeze aduca intege. Umunsi umwe rero arambwira atarega ikibazo ni Ariane, ati naho ngewe nta kibazo. Nabwira nti ngaho mbwira icyo wumva nagufasha kugira ngo Ariane areke kuba ikibazo. Nambwira ati Ariane aracyari umwana muto, ni Ariane azi ko arwaje umuntu uzakira. Ese wowe ujya wumva utazakira? Ati mama, ati Imana ishobora byose, atari ko iyo niyumva numva imbaraga zigenda ziba nkeya. Nambwira none dukorera iki Ariane? Ati nyine wowe nk'umubyeyi wacu ni ukujya umuganiriza akamenya gucunga ubugingo bwe. Ati ubwanjye urabizi ko Imana ibufasha. Gucunga ubugingo bwa Ariane rero ntago byari byoroshye, kumubwira ngo umugabo we arimo aragenda ntago byari byoroshye, ni ibintu atigeze yumva. Amubwiraga ati tuzagerageza ariko mama, ati ndabizi ko azakira. Ati ntabwo Imana yampemukira, ntago nigeze nyihemukira, ntago ariyo yampemukira rero kuko ntigihemuka. Namubwiye ni mu kuboko kwayo byose bibamo, ibyiza bibamo n'ibibi bibamo, byose irabitanga. Kandi kugira ngo yitwe Imana ni uko ikora ikinyuranyo cy'ibyo utekereza. Ntabwo yigeze abyemera rero, kumva ikinyuranyo cy'ibyo atekereza ntabwo yigeze abyemera. Ubwo kurwana na Ariane rero kugira ngo azagere igihe yumve ko igihe kizagera umugabo we akagenda, ntabwo byari byoroshye, usibye kwemezwa n'iminsi yonyine. Ni iminsi uko ishira, iminsi yagiye imuzana ikamwereka yuko ibyo yibwira burya atari byo byo. Papi mu minsi ye ya nyuma, mu minsi ya nyuma ya papi naraje turaganira. Ubundi twabwiranaga inzozi nge na papi, yajyaga mpamagara ati mama warose iki, nkamubwira. Wowe warose iki, akambwira. Hakaba ibyo gusengera, hakaba ibyo gusesengura, iby'Imana byinshi tubimenya tubirimo. Urugendo rwose rwari mu ntoki ze, yararuzi, we yararuzi, kuko hari aho twageraga akambwira ati ariko mama, ati buriya cya kibanza ntikiri hafi. Hari ikibanza ubwe yigeze kwirotera cya make, ambwira ati buriya cya kibanza ntikiri hafi. Ni cyangombwa no kukijyanamo umutima wemeye, uzasanga Yesu ahagazemo. Ambwira ati mama, ariko ntago byoroshye. Ambwira nti rero nubigira ibikomeye uzatinya, kandi abanyabwoba ntago bazigera bajyayo. Burya nta banyabwoba bazigera bagerayo, nta munyabwoba uzambuka. Munyabwoba azahagarara
ahera aho ngaho, sinzi iherezo rye, ababizi barabizi, buriya abashumba babisobanukiwe bazi kubisobanura. Icyo gihe rero habaho kumusobanurira yuko agomba gushira ubwoba. Icyo kibanza nyine ni icye, yakibonye kare, ni icya make, yaracyemeye. Umuntu yaramubwiye ati ndaguha ikibanza cya make, aracyemera. Ubwo yagombaga kuzajya kugituramo, ariko hazaturamo uyu mubiri. Ubugingo nyirabwo yarabutwaye, kandi ubugingo bwa papi buri ahantu heza kuko yarahakoreye, yarabuteguye, yagiye nk'umunyabugingo. Kubwira bebi na muzehe kw'ibihe bya papi biri ku musozo ntago byari byoroshye, kuko papi ntago yigeze ashaka ko abantu bamenya ko ananiwe. Igihe cyose yarwanaga yerekana imbaraga, ababwira ko ibintu bizagenda neza, ibintu bizagenda neza, nimwe humure, bizagenda neza. Muri mu byumweru bingahe bishize nari impari, ndamubwira nti rero ntireka nyarukire mu rugo kuko nabonaga ko ibintu byamaze kugera kure. Ndamubwira ntireka nyarukire mu rugo, nzagaruka ku wa 4. Ndamubwira ati mama ariko ntunsige. Ndamubwira nti nzagaruka vuba. Nagombaga kugenda nkagera mu rugo kuko n'ubundi nari mpamaze iminsi. Ndagenda ngeze mu rugo, narayeyo rimwe ngira ngo niba atari kabiri. Mu gitondo Ariana arampamagara. Ubusanzwe ntajya avuga ngo ntibigenda, oya nta na rimwe. Mwihangane, nashakaga gushyira ubuzima bwa papi ahantu mu bureba. Mwari mumuzi nk'umukozi gusa, mutamuzi nk'umukristo mwiza. Yarampamagaye rero Ariane mu gitondo cyo kuwa 3 ngira ngo nari mu rugo. Twari twavuganye na papi mu gitondo. Ambwira ati mama waramutse? Yego naramutse. Ati wapati ndumva byanze. Ndambwira ntumva byanze? Ati ndumva imbaraga zashize. Ndambwira ntihangane ndaje. Ndavuga reka mbanze ngere mu mujyi ngira ibyo nshyira ku murongo, hanyuma nze kumanuka amasaha nimugoroba. Ngeze mu mujyi Ariana arampamagara, mama ugezeye? Kandi nitwigeze tuvugana konza. Ndavuga nti Ariana uvuze ngo ngeze hehe? Ubu nawe none hamaze kubona yuko ibintu bitameze neza. Nasubiye mu rugo, ntabwiye abana ngo ndagiye, mpitanza. Nahise njya muri gare, ndatega ndaza. Mpageze nsanga koko ntibimeze neza, ariko papi twe twavuganye mu gitondo, n'ubundi turongera turavugana. Ndamubwira nti humura. Iyi nzira ducamo Yesu yayiciyemo, kandi ntago yigeze ayivamo, ayihagazemo kugira ngo aramire abantu be. Tugenda tuyimusangamo, nta gishya gihari, ni inzira yayibanjemo arayiduharurira, kandi abamwemera bose bazayinyuramo nta bwoba bafite kuko bazayimusangamo. Ndamubwira ayirimo rero, humura Yesu arahari, n'abamarayika barahari. Yajyaga akunda ko turirimba. Ndamubwira ntihangane tugere kwa muganga, nitugerayo ndakuririmbira. Twageze kwa muganga, yari atakibasha kuvuga, ariko kuko nagombaga kumuririmbira twararirimbye. Tugira umugisha ku munsi ukurikiyeho asa nk'ugarutse, turanaganira, noneho atubwira n'izo turirimba. Ndagira ngo abaririmbyi bamfashe indirimbo yo mu Gakiza 114. Twaririmbye indirimbo yashakaga ko tuguma dusubiramo, nari narayeyo njye na murumuna wanjye. Indirimbo 114 ni indirimbo ya 4. Indirimbo ya 4 mu Gakiza ni 114. Muramfasha tuziririmbe.
kuko twaritsaga akavuga ati nimuyiririmbe muriha araza kuyiririmba. Okay, mwihangane ariko nibabaha indirimbo, iyo ndirimbo muyiririmbe. 114 twaraziririmbye, twaraganiriye neza, nta bwoba yari agifite kuko n'umudamu we bari baganiriye. Buriya kuba abakristu ntabwo ari ukuvuga gusa ngo tuba abakristu ku giti cyawe, ujye uba umukristu uzirikane na mugenzi wawe kuko niwe uzamufasha. Barafatanyije rero, Aliane yari umurinzi w'ubugingo bwa papi. Imana nawe izaguho kurinda ubugingo bwawe. Ndashimira Aliane. Aliane warantunguye. Mu myaka yawe mito ntago natekerezaga ko wakora iby'imbaraga. Ndagushimiye, ako nshimira n'Imana yagushoboje gukora ibintu bitangaje kuriya, kureba ukuntu papi yari ameze akagushirira mu ntoki, nta muntu ukubwira ngo waramutse, nta ukugeraho, wowe wenyine ukiharira ubwo buzima, umuntu akagushirira mu ntoki kugeza igihe umuzanye ameze kuriya. Byari ibintu biteye ubwoba. Naramubonye numva umutima wanjye urahagaze, ndavuga ntuyu nguyu nubwaje ashobora gutanga umugabo we gupfa, kuko nahise mbona umutima we warangiritse. Ndavuga ntibyo ari byo byose yarangiritse. Ako ndashima Imana kugeza uyu munsi Aliane aracyagenda. Ndashima Imana kubyo yamushoboje gukora. Ndashima Imana kuba yaraduhaye papi, ikamuduha nk'intwari, ikamuduha nk'umwana mwiza. Ntabwo azigera ava mu mitima yacu nk'umuryango. Tuzaguma tumukunda, tumwibuka, kandi tuzamukundira umwana. Tugira umugisha asize umwana, tuzamukundira umwana. Kandi ntabwo kuba papi avuyeho agiye ntabwo bituvanye mu miryango yanyu. Baba papi, nzakomeza kukubera umuvandimwe. N'ubundi ntitwahujwe na papi, nzakomeza kukubera umuvandimwe. Mama papi nakumenye ari uko papi aje mu buzima bwacu. Ntago nzakure kuzakomeza ubu umuvandimwe wanjye. Ndumva nzakomeza gukora ibyo papi yifuzaga. Yifuzaga umuryango mwiza. Ngize umugisha habaho umuryango mwiza papi yifuzaga. Imana ibaho umugisha. Ndumva naguma nkavuga kandi navuga byinshi. Imana ibaho umugisha. arakoze cyane mama Aliane, yihangane akomere, muherekeze asubire mu byicaro. Ntabwo byoroshye, murihangana kuvuga ku mwana, kujera igihe ntabwo byoroha. Turabasaba kwihangana pe. Umugoroba mwemere abaje kugira ngo tubane, twihanganire. Ragerageza gucunguza uburyo umwete, ariko hari igihe bitoroha. Ndifuza kumenya niba Abdul yahageze. Is there Abdul from Kenya? Abdul from Kenya ntabwo arahagera. Reka nsabe Manu, arahari, twemerera atambuke. Manu coordinateur. Ntabwo umubyeyi papa wa Aliane ahari. Nkuko mubizi ni ingabo y'igihugu, ari mu butumwa bw'akazi. Bitewe n'aho bari ntabwo byakunze ko aza guherekeza umukwe, ariko hari ubutumwa yohereje. Ndifuza ko Manu yamfasha akabugeza kuri Aliane ndetse no ku muryango uteraniye hano. Karibu.
mwiriwe twabivuze papa wa Liane ntabwo ari hano kandi ni umubyeyi wa papi ku bw'inshingano z'igihugu nasaba yuko bashyiraho n'ifoto ye yagize ati muraho neza ni byinshi navuga gusa ntabwo nashoboye kuboneka gusa papi yaje mu buzima bwacu atubera umwana yari umugabo uzi kwishakamo ibisubizo kandi vuba w'umuhanga wubahaga abato n'abakuru yari afite icyerekezo cy'ubuzima kandi ko umuryango we utera imbere yari afite mu biganza bye yagiraga urukundo mu gihe gito bari bamaze bashakanye na Liane yerekanye ko ari umuhanga ikindi yari umukristo mwiza sinzamwibagirwa simbashije kuhaba uyu munsi gusa turi kumwe mukomere murakoze arakoze kandi nawe ahari akomere akomeze kwihangana kuko gahunda arimo arayikurikira munyemerere tugere mu mwanya mwiza nubwo utoroshye wo gutega amatwi madamu papi Aliane reka dusabe Aliane akomere tambuke atubwire ku mugabo we papi kandi turamusabira inkomezi y'Imana karibu cyane papi